iyo tugiye mu mibare tukareba abantu bagenda bagaragarwaho n'ingengabitekerezo ya jenoside buri mwaka, usangamo igice kinini cy'abantu n'ubundi bari barakoze jenoside bagafungurwa kubera ko barangije ibihano cyangwa se byitwa ko ngo batsi. Uwo wese wagize ibyago byo kutabarirwa inkuru n'amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi Mata u1994 cyangwa se yewe akayabarirwa nabi, uyu niwe mugabo uzakubwira buri kantu ku kandi k'ibyaranze ishyano ryabaye i Rwanda, akaba umuhanga mu busesenguzi, akamenya gusobanura atajijwe no gutanga ibihamya n'ingero zifatika z'ibyabaye. Ni impuguke mu busesenguzi, akaba umuhanga mu byerekeye ikiremwa muntu n'imenya muntu muri rusange, cyane ko bisa nk'aho ibyo yahariye ubuzima bwe bwose. Dr Jean Damascene Bizimana ntabwo ari ubwa mbere umwumvisha mu matwi yawe cyangwa se umubonye, ujya ukunda kumubona mu mvugirwaruhame zitandukanye, aho abenshi badakunze kumukuraho amatwi, bakavuga kandi ko bakunda izi mvugirwaruhame ze cyane ko ziba zuje ibisobanuro byimbitse. Bizimana Jean Damascene yavutse mu 1963 mu murenge wa Cyanika ho mu karere ka Nyamagabe. Afite impamyabumenyi ya PhD mu mategeko cyane cyane mpuzamahanga, yakuye muri kaminuza ya Tours iherereye mu Bufaransa, yayibonye muri Gashyantare mu 2004. Afite impamyabumenyi kandi y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza Masters mu mategeko, yakuye muri kaminuza ya Montpellier mu gihugu cy'Ubufaransa. N'ubundi Bizimana afite kandi impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishami rya filozofiya n'ubumenyamuntu, yabonye mu 1991. Kuva mu 2004 kugeza mu 2006 yigishije amategeko mu cyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ndetse no muri Kaminuza yigenga ya Kigali. Guhera mu 2006 kugeza mu 2009 kandi yari muri komisiyo yasuzumye uruhare rw'Abafaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi Mata mu 1994. Icyo gihe yari kumwe n'abandi bagizwe vice perezida wa komisiyo yigaga ku ihanurwa ry'indege y'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, yahanuwe mu kwezi kwa Mata n'ubundi 1994. Nyuma yaho kuva mu 2009 kugeza mu 2010 yakoraga nk'inzobere mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu no ku butabera mpuzamahanga. Bizimana ni umuhanga kandi akaba n'umushakashatsi mu burezi. Yanditse kandi ku ngingo nyinshi, yaba ku Rwanda, akarere ndetse no kuri politike mpuzamahanga, tutibagiwe kandi no ku mateka n'ingaruka za jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko no ku ngengabitekerezo yayo. Yanditse ibitabo bitatu bizwi byanditswe mu rurimi rw'Igifaransa ndetse n'Ikinyarwanda. Muri byo harimo icyitwa Inzira ya jenoside yakorewe Abatutsi, La contribution du tribunal pénal international à l'évolution de la justice pénale internationale 2004, ndetse n'icyo yise L'Église et le génocide au Rwanda 2001. Jean Damascene Bizimana muri Kanama tariki 31 mu 2021 yagizwe minisitiri muri minisiteri yari nshya w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, Minister of National Unity and Civic Engagement, na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Iyi minisiteri yashyizweho mu kwezi kwa Nyakanga mu 2001, ihabwa inshingano yo kwita ku bumwe bw'abanyagihugu, amateka y'inzibutso, kwigisha abaturage hashingiwe ku cyizere cya gahunda y'igihugu, ndetse yongera kumugirira icyizere kuwa gatanu tariki 16 Kanama mu 2024 cyo gukomeza kuyobora iyi minisiteri. Bizimana yahawe inshingano zo kuba umunyamabanga muri komisiyo yo kurwanya jenoside CNLG yashyizweho mu 2004, ifite inshingano zo gukumira no kurwanya jenoside yewe n'ingengabitekerezo yayo n'ingaruka zayo. Bizimana Jean Damascene ni umubyeyi w'abana 4 ndetse akaba afite n'umufasha. Yabaye muri Sena aho yari perezida w'ububanyi n'amahanga, imikoranire na komite y'umutekano UP mu 2010 kugeza mu 2015. Bizimana Jean Damascene kandi mu muziki avuga ko akunda kumva wa kera nk'impara, Cecile Kayirebwa, Rugamba, Intore, Masamba n'abandi. Uyu muminisitiri uhagarariye Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, Jean Damascene Bizimana yakunze kwifashisha amateka agasobanura ku bijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside, avuga ko atari umuco w'Abanyarwanda kuko nta muntu uvukana urwango. Mu muhango wo gutangiza icyumweru cy'icyunamo
gitangira iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro ya 27 jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 wabereye ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali ku Gisozi. Mu kiganiro yagejeje ku bari bitabiriye umuhango yavuze ko abanyarwanda batavukanye ubugome bwo kwicana ahubwo ko amacakubiri afite inkomoko mu mateka. Yavuze ko jenoside yateguwe kuva ku butegetsi bwa Kayibanda kugeza ku butegetsi bwa Habyarimana igashyirwa no mu bikorwa icyo gihe. Iyo nzira yaranzwe no kuvangura abanyarwanda bashingiye ku bwoko ndetse n'uturere, hibandwa ku gutoteza abatutsi ndetse bakageza naho bicwa bakavanwa mu mashuri yewe ndetse no mu kazi. Ibyo ngo nibyo byabaye imizi y'urwango rukomeye. Yasoje ashimira politike nziza itavangura buri munyarwanda ahubwo iharanira ko abanyarwanda babumwe. Yagize ati turaheza kandi turagana heza kandi twahisemo kumwe. Yavuze ku nzira yanyuzemo mu gihe cya jenoside mu cyahoze cyitwa Murambi yayoborwaga na Gatete gusa wakaza kurokoka. Yasoje ashimira guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda kuko ubu afite ubuzima bwiza kubera leta yamufashije kwiga kandi akaba yaratangiye ibikorwa bihuza abana n'ababyeyi bishe n'abiciwe. Yavuze ko impano yumva warokotse wese yakwitura abamurokoye ari ukubabarira kandi we akaba yarabikoze. Mu busesenguzi bwe Jean Damascene Bizimana n'umwe mu bagabo bavuga bafite amanga yewe no mu gihe ahagaze imbere y'umukuru w'igihugu agasobanura neza uko ibintu byagenze nuko abibona. Ibi bikaba bidashidikanywaho na bamwe ko yari umwe mu bagabo bazi kuva imuzi no gusobanura yewe no gusesengura byimbitse ibibazo yo ku muntu bihura nabyo ku isi muri rusange. Mwakoze kubana natwe inanga ikiganiro cyacu tubaye tugisubikiye. Naho ngiye mwari kumwe ndi Benita Giraneza Uwera. Turabibutsa ko igitekerezo cyanyu n'inyunganizi byanyu bidahejwe hano kuri BGU Space.